Hello everyone. Mwese I'm so happy to be in this moment where we're sharing the word of God. ndanezere muri aka kanya dusanyira ijambo ry'Imana. So there are many viewers who are listening to this word. I'm so happy that God gave you this heart to connect with this sermon. Ari benshi mukurikiye muri kumvira ijambo ry'Imana kandi nizera ko Imana ishaka guhuza bose n'iri jambo. Let's pray before we begin. Reka dusenge rero mbere yuko dutangira. Dear our Heavenly Father, we thank you for this moment. Data mwiza wo mwijuru tugushimiye aka kanya. Father, we thank you for your love upon us. Nyagasani tugushimira urukundo dukunda. Lord, you have prepared us this moment so that we can listen to your word and we can refresh our souls. Uwiteka mwami wadutegura uyu mwanya kugira twumve ijambo ryawe kandi usubize intege mu bugingo bwacu. Lord, there is no doubt that you are with us now. Ntabwo dushidikanya ko uri kumwe natwe. And you have prepared this precious word so that, Lord, you can heal our hearts. Wadutegurira ijambo ry'igiciro ngo ukize imitima yacu. I pray for all the audience and anyone, Lord, who will be listening to this word. Abakurikiye bose n'uzatega amatwi iri jambo wese ndamusengeye. Allow them to discover your will in their lives so that they can be one with you. Uzabemerere gutahura ubushake bwawe kugira ngo bahuzwe nawe. Father, we believe you have prepared us, a joyful life and life full of blessings. Data turizera ko waduteguriye ubuzima bw'ibyishimo. So please guide us up to the end. Tuyobore rero kugeza igihe dusoreza. We thank you, Father. Turagushimye data. We pray all these things in the name of Jesus. Byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So dear followers, I believe God is with us and we shall share this word of God and we'll be blessed by the message. Inshuti bakundwa mukurikiye nizera ko Imana iduha umugisha mu gihe dukurikira ubutumwa. Today to begin my sermon, I want to talk about life. Mu gihe dutangira ndashaka kuvuga ku buzima. Most people when they are living, they don't know for what purpose they are living. Abantu benshi bari kubaho ubuzima bwabo babaza impamvu babayeho. Yes, so we just find ourselves in this world. Twisanga muri iyi si. We don't know where we came from and we don't know where we are heading to. Tuba tuzi inkomoko yacu cyangwa se aho twerekeza. And because of that we live with a lot of confusion. Bituma tubaho mu rujijo rwinshi. And from that confusion also sometimes our lives are crooked. Kubera urujijo usanga n'ubuzima bwacu bugorama. But I believe that through meeting the heart of God in the Bible, ariko nizera ko mu gihe duhura n'umutima w'Imana uri muri Bibiliya, we are going to discover the clear purpose of our life. Tuzatahura intego nyamukuru y'ubuzima tubaho. And the reason why God wants us to live, in His plans and in His providence. Ndetse tuzamenya n'impamvu Imana ishaka ko tuba mu migambi yayo no mu muteguro wayo. So when we see in the history of the world, iyo twitegereje amateka y'isi, there are people, who live their lives, having nothing to do with God. Abantu benshi babaye ubuzima bwabo nta kintu bahuriyeho n'Imana. Yes, and there are others also whose lives were connected with God and they lived a very joyful and happy life. Ariko hari n'abandi ubuzima bwabo bwahujwe n'Imana baba bishimye banezerewe. So even I myself, I was one of the people who always doubted the existence of God. Nanjye ndi umwe mu bantu bahoraga bashidikanya ku kubaho kw'Imana. So I thought all this life is centered on I myself. Natekerezaga ko ubuzima bwose ari njye zingiro ryabwo. So I could not think beyond, my own frame. Sinajya ntekereza nyuma y'imbibi zanjye. Yeah, even though I could hear God, the church, faith in so many different places. Numvaga Imana kwizera ahantu henshi no mu rusengero. But I just took this as a story. Numvaga ari nk'inkuru gusa. I thought it has nothing to do with me. Natekereje ko nta hantu bihuriye nanjye. But at some point also I tried to be a God believer. Ariko hari aho nageze nshaka kwizera Imana. But from my own willingness. Ariko ibyo nabyo ni njyewe wabishatse. From my own determination. Binyuze mu kwiyemeza. However, this was not a true faith. Gusa kuswara ukwizera k'ukuri. That moment this idea just came to my mind. Iki gitekerezo cyaje mu mutwe. Now all people are going to the church. Nimbona abantu bose bajya mu rusengero. Even me, I'm born from a Christian family. N'umuryango wanjye n'abakristo. So automatically I'm also a God believer. Rero nanjye bwo nizera Imana. Let me just believe God like anyone else. Ndabaneka nizera Imana nk'uko abandi bayizera. Why should I remain behind? Ese kuki ngomba gusigara inyuma? So even though I tried those kind of things by going to the church and living the life of Christians, nubwo nagerageje ibyo byose ngombe ubuzima bwa gikristo, but frankly speaking some doubt could come in my heart. mbabwije ukuri nayangira gushidikanya mu mutima wanjye. Does really God exist? Nise koko Imana ibaho? What if I have just believed in vain? Ese narayize itariho?
And many times I could suffer. inshuro nyinshi narababaraga Then I could complain. nkitotomba If really God is alive, why can He allow this suffering to me? ndetse nimba imana iriho kukiyemera ko mbabara I hear there is heaven and hell. numva ko hariho ijuru n'isi Sinners will go to hell and righteous people go to heaven. ngo abanyabyaha bazajya mu rutazima abakiranutsi nibo bazajya mu ijuru. Whenever I check my heart, I could find myself with many sins. igihe cyose narebaga mu mutima wanjye nabonagamo ibyaha byinshi. So great fear arose in my heart. ubwoba bwinshi bwazamukaga mu mutima wanjye. If I stand in front of the seat of judgment right now, n'abantu mpagaze imbere y'urubanza, with this sin that I'm having, I will definitely go to hell. kubera ibi byaha mfite nta kabuza najya mu rutazima. But again, there was no proof of that. ariko nubwo nta gihamya cyabyo nari mfite. Is there really heaven and hell? ese koko habaho ijuru n'isi? What if these are just made stories? ese byaba ari inkuru mpimbano? We sacrifice our time. Sometimes we even spend money to believe in God, to go to church, to do different works of God. twatanze igihe cyacu, ikindi gihe amafaranga kugira ngo tujye mu rusengero dukora imirimo y'Imana. We are always sinners and we will end up perishing. buri gihe turi abanyabyaha kandi tuzarangiza tunarimbutse. So does this religious life really make sense? nise koko ubuzima bw'idini mbaho bufite injyana? Now all these questions were going around my mind. ibibazo nk'ibi byakomeje kuza mu mutwe wanjye. Frankly speaking, I didn't have a clear solution, a clear answer about that. kandi mbabwije ukuri nta gisubizo gitomoye nari mfite kuri ibyo. So I was a person who had a character of arguing, making many arguments with people. nari umuntu wajyaga ajya impaka n'abantu nyinshi. At home, at school, yaba mu rugo, yaba ku ishuri, even in the community with my friends. yewe no mu muryango mugari aho nahuraga n'inshuti zanjye. Many times, we had such kind of debates. inshuro nyinshi twagiraga ibiganiro mpaka bishingiye kuri ibyo. But there is no one who could get like a clear solution. ariko nta n'umwe wari ufite igisubizo nyacyo. So back then, I used not to read the Bible at all. muri icyo gihe sinasomaga Bibiliya na gato. However, I was very confident with my arguments and my points. ariko wasangaga impaka njya nzijya nkomeje numva nifite icyizere. So to be brief, I can say that my faith life was just like as a routine. It was just like as a ritual. rero muri make ubuzima bwanjye bwo kwizera byari nk'umuhango gusa. I cannot say that I was having a firm faith, believe in God. sinababwira ko nari mfite kwizera guhamye gushikamye ko kwizera Imana. So, however, one day I came to receive the grace of God. ariko umunsi umwe naje kwakira ubuntu bw'Imana. One day I came to discover the truth. umunsi umwe naje gutahura ukuri. This is what I also want to share with all of you. uku niko nshaka kubasangiza mwese. I believe there are so many people around also who are living in confusion. nizera ko hari abantu benshi bakibaho mu rujijo. Some of them, they try to believe in God with all of their power. hari abagerageza kwizera Imana bakoresha imbaraga zabo zose. But still the confusion keep coming into their hearts. ariko urujijo rukomeza kuza mu mitima yabo. Does really God exist? ese koko Imana ibaho? Which church is the right? ese itorero ry'ukuri ubu ni irihe? Everywhere they are speaking, their own doctrine. abantu bose ko bavuga amahame yabo. And all of them, they are reading the Bible. bose basoma Bibiliya imwe. So which one should we believe? ese tuzizera ibyande? So many people around the world are living in this confusion. abantu benshi ku isi yose baba mu rujijo nk'uru. Even there are others who have decided to not go to church. hari n'abamaze kwanzura ko batazasubira mu rusengero. Especially in our community, there is this saying. by'umwihariko mu muryango mugari hari imvugo ivuga ngo this Bible was made by colonials. ngo iyi Bibiliya ni igitabo cy'abakoloni. This is the tool they used in order to dominate us. ni igikoresho bakoresheje ngo babashe kudutegeka. Because of that, they hate God so much. ibi bituma banga Imana cyane. They hate the Bible so much. bakanga iyi Bibiliya cyane. And they say God does not exist. bakavuga ko Imana itanabaho. The Bible is not right. ko Bibiliya atari ukuri. But again, now they have a conscience of sin in their hearts. ariko n'ahandi babana n'umutima w'icyaha muri bo. And this conscience of sin also brings a lot of fear in their hearts. rero uyu mutimanama w'icyaha uba muri bo uzana urujijo muri bo. Some who are easily influenced, they just go to church, just trying to maybe try their chance to see if they can really meet God. uyu mutima ukariye usanga bajya mu rusengero ngo barebe ko bahura n'Imana. In the church they are taught so many difficult things. mu rusengero bigishwamo ibintu byinshi bikomeye. You should not commit sin. ati ntugakore ibyaha. Try to live an upright life.
ujye ubaho ubuzima budakora icyaha, only do good things for you to be a child of God and go to heaven. ujye ukora ibyiza uzaba umwana w'Imana uzajya mu ijuru. By trying to do that, iyo bagerageje gukora ibyo they end up failing. birangira batsinzwe. Again, in their hearts, confusion comes. mu mitima yabo hakongera hakazamo urujijo. You know, when will I be righteous? ati se nzaba umukiranutsi ryari ubu? You know, those who have a strong mind, abafite umutima ukomeye they keep endure and live this kind of life for many years. bakomeza kwihanganira ubwo buzima imyaka myinshi. Those who cannot, keep on like that, ariko batabibashije, they give up going to church. ibyo kujya mu rusengero barabiheba, They just choose to live a sinful life. bagahitamo kuba ubuzima bikorera amabi. Now, this is how we live in total confusion in this life, in this world. uku niko twigariwe n'urujijo muri iyi si. But why do we live in confusion? We should find out the reason. ariko se kuki tubaho mu rujijo? tugomba kureba impamvu yabyo. The reason is because we have not met the truth. iki bitera nuko tutarahura n'ukuri. Whenever there is no accurate truth, iyo nta kuri nyako guhamye guhari, people just believe whatever they want. abantu bazera icyo bashatse cyose. And as everyone believes whatever they want, mu gihe abantu bizera ibyo bashatse byose, from there confusion arises. rwa rujijo niho ruvukira. But now when the truth is revealed, ariko nimba ukuri kugaragajwe, when people get to meet the truth, iyo abantu baje gutahura ukuri, that confusion is solved in their hearts. urujijo bari bafite rurakemuka mu mitima yabo. So that's what happened to me. icyo nicyo cyambayeho. One day I came to meet the truth. umunsi umwe nahuye n'ukuri. Then this truth, cleared all confusion in my heart. uku niko uku kuri kwakemuye urujijo nari mfite rwose. So I want to share all these things, and sharing my testimony at the same time. reka rero mbasangize ibi ngibi mbitwarana n'ubuhamya bwanjye. What is the purpose of life? ese intego y'ubuzima ni iyihe? Or we can say, what is the meaning of this life? cyangwa se ubuzima tubaho bufite ikihe gisobanuro? Now, for this life to happen, kugira ngo ubuzima bubeho, there has to be a designer of it. hagomba kuba hari uwawushyizeho. In other words, we call him the creator. uwo niwe twita umuremyi. I want us to read one scripture in the Bible, dusome icyanditswe kimwe in the book of Hebrews chapter 3 verse 4. mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 3:4. Hebrews chapter 3 and verse 4, we can read just one verse. Abaheburayo 3:4 dusome uwo murongo umwe. For every house is built by someone, but he who built all things is God. Abaheburayo ibice 3:4 aravuga ngo kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Yes, now here the Bible says that all house have his builder. birivuga ko amazu yose aba afite umwubatsi. Right now as I'm recording my sermon, ngubu ndi gufata amashusho n'amajwi y'iki cyigisho. Now we are doing it, in the studio of this building. kandi turi kubikorera muri studio y'inyubako. I don't know when this building was built. inyubako yubakwa simbizi. But there was a first day, I came across and I saw this building for the first time. ariko umunsi umwe naciye hano mbona iyi nyubako. Now this was the reaction I had in my heart. rero iki ni cyo cyabaye mu mutima wanjye. Wow, really the owner of this building is very rich. ndabona nyiri iyi nzu ni umukire. How can someone build, such a big house like this? ese ni gute yubatse inzu nini nk'iyi ngiyi? Again, I thought about the architect. natekereje noneho ku wayishushanyije. Surely this architect was very thoughtful. ndabona uyu wayishushanyije nawe yari afite ibitekerezo bihambaye. The rooms are well designed. dore ibyumba byayo ukuntu bimeze neza. Even the living room is big enough. dore na saro yayo ukuntu ari nini cyane. Even though I have never met the architect who built this house. nubwo ntigeze mpura n'uwashushanyije iyi nzu. Even though I have never met the owner. nubwo ntahuye na nyirayo. But by looking at the house for the first time, ariko ubwo nabonaga iyi nzu bwa mbere. what came to my mind is that surely there is a skillful architect and skillful designer who designed it and who built it. icyaje mu mutima wanjye nuko hari umuhanga w'umushushanyi wakoze igishushanyo mbonera cy'iyi nzu. I don't know where he is. ntabwo nzi aho ari. I've never met him. sinigeze mpura nawe. But I'm sure that there is someone who built it and this one was a wise one, a skillful one. ariko nizera ko hari uwabikoze kandi yari afite ubuhanga. Now by seeing the product which is the house, igihe tubonye icyakozwe ari iyo nzu, we are able to sense that there is a skillful, architect and designer or like an engineer, who made this structure in such a beautiful way. tubasha guhita twibwira ko hari umwubatsi wakoze igishushanyo mbonera cyiza cy'inzu.
Now, this is what the Bible is speaking unto us. Rero ibi nabyo nibyo biri kutubwira ubu. And then the Bible says that every house is built by someone, but he who built all things is God. Birivuga ko inzu yose igira yubaka ariko ubaka byose ari Imana. About the house we understand very well. Ku nzu dushaka kubyumva neza. But now the Bible is talking about all things. Ariko noneho biri kuvuga ngo ku bintu byose. All things that exist. Ngo ibintu byose biriho. Either in this world. Yaba ibiri mu isi. You know, in the universe. Ibiri mu isanzure. You know, living things and non-living things. Ibiriho bifatika n'ibidafatika. When the Bible says all things, iyo rivuze ngo byose, it means all things that are in the existence. biba bivuze ngo ni ibintu byose udakuyemo na kimwe. They are built by God. Ngo byose byubatswe n'Imana. It means God is the creator of the world and the whole universe. Bivuze ko Imana ariyo muremyi wa byose. Even though we have never met him, nubwo tutigeze duhura n'Imana, but by seeing his creation, iyo turebye uburyo yaremye, through his creation we are able to learn his existence. tubasha kwiga kubaho kwayo. That's what the Bible is teaching us. Iki nicyo biri kutwigisha ubu. Now God is invisible, we cannot see him. Imana ntigaragarira amaso, We cannot touch him. nta nubwo wayikoraho. But through his creation we are able to learn clearly his existence. Ariko binyuze mu byo yaremye tubasha kubona neza tukamenya kubaho kwayo. But people, they claim that they cannot believe in God because they have never seen him. Ariko ari abantu bavuga ko batakwizera Imana batabonye. Now their thoughts, their understanding seems to be right. Imyumvire yabo n'ibitekerezo byabo bisa naho ari iby'ukuri. But it is foolish to think that someone does not exist because you have not seen him. Ariko gutekereza ko umuntu atariho kuko utamubonye n'ubuswa n'ubupfapfa. If I just say that there is no designer or engineer or like let me say an architect, you know, who built this house, ndamutse mvuze ko nta muntu wigeze ashushanya inzu, then how foolish would it be? ese mvuze ko nta muntu wigeze ashushanya inzu cyangwa umwubatsi wayo, byaba ari ubuswa bungana iki? You know, if I just say that this house, you know, happened, you know, by itself, mvuze ni inzu niyo yishyize hano, you know, just this house, you know, established itself, iyi nzu niyo yiyubatse hano, everybody who hears this, they will laugh at me. uzanyumva wese azanseka. They'll say you are foolish. bati wowe uri umusazi. How can a house come into an existence by itself? ese inzu yakwiyubaka ite? Now the Bible gave an example of the house, Bibiliya iduha urugero rw'inzu. but the Bible wants to teach us, you know, about the existence of all things and its origin. Ariko icyo bishaka kutwerekana ukuba ko ibintu byose n'inkomoko yabyo. When we were in school, there is a theory we used to learn which is called the Big Bang theory. Ubwo twari mu ishuri hari teori ya Big Bang twize. This is a theory that is, you know, raised by atheists, those who don't believe in God. Iyi ni teori yashyizweho n'abantu batizera Imana. Yes, and they want to say that God does not exist and this world exists by itself. Bavuga ko Imana itabaho n'isi itaremwa ahubwo ngo yo ubwayo yariremye. Now, I'm not, you know, an expert in the apologetics. Ntabwo ndi inzobere muri ibyo bintu. But however, the Bible says that there is someone who made all things. Ariko birayivuga ko hari uwaremye byose cyangwa wabyubatse. When you see a certain table, iyo ubonye nk'ameza, automatically you are able to realize there is someone who made it. uhita umenya ko hari umubaji wayabaje. Yes, you may not know him. Ushobora kuba utamuzi. But by looking at the table, you can either say that, you know, this carpenter was a skillful one or he was not skillful. Ariko ubonye imeza ushaka kuvuga uti uyu mubaji rwose yari afite ubuhanga cyangwa ntabwo. But nobody can dare to say that the table, you know, happened by itself. Ariko nawe uzangara kuvuga ko ameza yikoze. In the same way, when you see this world and all the creation, rero ubonye isi n'ibiremwa byose, we are able to learn the existence of God. ubasha kwiga kubaho kw'Imana. This is what the Bible wants to teach us. Iki nicyo biri kutwigisha. So now I can say that once we know the Bible clearly, rero nshaka kubabwira ko tumenye bira neza, once we know the word of God clearly, tumenye iri jambo ry'Imana the neza, word of God can clear all confusion that we live with. iri jambo ry'Imana rizakuraho urujijo rwose tubana narwo. In it there are all the questions, there are all the answers to all of our questions. Muri ryo harimo ibisubizo by'ibibazo byose dufite. Now we have seen that there is a creator who built all things in this world. Ubu tubonye ko hari umuremyi waremye byose muri iyi si. Now if we have compared this creator to the architect or to the engineer who built a house,
uyu muremyi niwe tugereranyije n'umwubatsi wubatse inzu. Why do they build a house? None kuki bubatse inzu? Do you think is without a reason? Ese bapfuye kuyubaka gusa nta mpamvu? Why did the carpenter, made the table? Ese kuki umubaji yabaje ameza? Do you think they just make it, without a reason? Ese utekereza ko yapfuye kuyabaza gusa nta mpamvu? No way. Oya. There is a clear meaning, there is a clear reason and purpose why, the architect, builds the house and a carpenter, make a table. Hari impamvu nyayo ituma umwubatsi yubaka inzu n'umubaji akabaza ameza. Yes, and if the table is used because of that purpose, it can be useful. Kandi nimba ayo meza akoreshejwe icyo ngicyo yagenewe aba ari ay'ingirakamaro. Yes, if the house is used, according to its purpose, then the house will be meaningful. Nimba inzu ikoreshejwe ibyo yubakiwe iba ari ingirakamaro. If you think about, a carpenter who just makes a table with no reason, without purpose, utekereje ku mubaji wabaje ameza nta mpamvu, he must also have a problem in his mind. nawe yaba afite ikibazo mu mutwe we. But to invest his time, his skills, his strength, his power making a table, there is a clear reason and purpose and the use of that table. Ariko yafashe igihe cye umwanya we rwose akawutanga amafaranga ye n'ibindi byose, hari impamvu ibimutera gukora ayo meza. Probably the table will be used for dining. Ashobora kuba ashaka ameza yo kuriraho. The table may be used maybe like for office works. Ashobora kuba ashaka ameza wenda yo kuzakoresha mu biro. They make it for a clear purpose. Babikora bafite intego itomoye. In the same way also the creator of this life, rero n'umuremyi w'ubuzima, he has a clear purpose, in creating all things that exist. Afite impamvu rwose yaremye ibiriho byose. Also there is a clear purpose of our creation, we as human beings. Natwe hari icyatumye Imana iturema. But strangely enough, many people, they are ignorant about it. Hari ikintu gitangaje nuko benshi batazi iyo mpamvu. And even they are not willing to know it. Ikindi nuko badashaka kuyimenya. And this is why their life become, of no meaning, meaningless. Ibi bituma ubuzima bwabo butagira igisobanuro. And now in their life, if their life cannot accomplish the will of the maker, then their life will be vain, will be useless. Rero igihe ubuzima bwabo budashoje ubushake bw'umuremyi usanga buhinduka imburamumaro. Let me just give you an example. Kambaho urugero. Now even though the carpenter made the table, nubwo umubaji yabaje ameza, but now this table cannot stand. Aya meza ntashobora guhagarara. Maybe the legs are broken. Wenda amaguru yayo yaravunitse. If you try to put something on the table, then it falls down and it's broken. Iyo ugerageje gushyira ikintu ku meza arahirima kikameneka. And the table is torn. Cyangwa se ameza yaratobotse. Now the table is completely broken. Ukabona ko yangiritse nyabyo. If the table cannot be used nimba ayo meza atakoreshwa for the plan and the purpose of the carpenter, ngo akoreshwe ibyo umubaji yari yajyanye, what good is it for? Ese ubwo aba akimaze iki? Now the table has no use anymore. Icyo gihe ntacyo aba akimaze. The table can be just like burnt and maybe used as a firewood. Ayo ngayo rwose akwiriye gutwikwa agakoreshwa nk'inkwi. Why? Kuki? Because the table cannot be used for the purpose of its maker. Ntabwo ari kubasha gukoreshwa ibyo uwayaremye cyangwa uwayakoze yashakaga. So as I'm speaking about this, let's think about our life. None mureke dutekereze ku buzima bwacu. Who decided for you to come into life? Ninde washatse kubaho? Is it you yourself? Ese niwe wabihisemo? Or is your maker? Cyangwa se n'umuremyi? Now the creator is the one who gave us this life for his own good purpose. Umuremyi niwe waduhaye ubuzima kandi yari afite impamvu nziza. You did not choose to live. Ntabwo ari wowe wahisemo kubaho. I neither also choose to live. Nanjye sijye wabihisemo. Now there is a creator who chose to put us into the existence. Ari umuremyi wahisemo kutubeshaho. And there is a clear reason and the purpose why he gave us life. Uyu nguyu afite impamvu yaduhaye ubuzima. This is what we should find out. Iki nicyo tugomba gutahura. Yes, and now when we unite our heart to that purpose of the creator, rero iyo tuhuje imitima yacu n'intego z'umuremyi, when we live according to his will,
iyo tubayeho nk'uko we abishaka, this is when life has meaning. icyo gihe ubuzima bwacu bugira igisobanuro. And this is when the purpose of our life is being fulfilled in our life. kandi usanga icyo bwagenewe gisohora. If the heart of man come to that point, umutima w'umuntu ugeze aho, people can live happily. umuntu yabaho anezerewe, People can live joyfully yabaho yishimye, because they are living, implementing, or they are living like manifesting the will of the Creator who created them. kubera ko icyo gihe babaho agaragaza ubushake bw'uwamuremye. So, dear listeners, bakundwa mwese muteze amatwi, there are some strange thoughts that come into our heart. hari ibitekerezo bidasanzwe biza mu mitima yacu, That is the thought to deny the Creator. biza bitubwira kwihakana umuremyi. That is the thought for us to live, in our life as we want, according to our will, according to our pleasure. biza bidusunikira kubaho dukurikira ibinezeza byacu. But if you made yourself, ariko ubaye wariremye, if you chose for you to live, nyuma rero wahisemo kubaho, then you can live according to your will. ubwo icyo gihe ko wabaho uko You ubishaka, are free to follow your thoughts. nta kibazo wakurikira ibitekerezo byawe If you made yourself. nimba ari wowe wiremye koko. But if you did not make yourself, ariko nimba atari wowe wiremye, why don't you try to learn the will of your Creator? ese kuki utakwiga ubushake bw'uwakuremye? Why don't you try to compromise with His will and His purpose? kuki utagerageza gushakisha ubushake bwe ngo uhuze nabwo? If that happens in your life, ibyo bibaye mu buzima bwawe, then your life will have a meaning nicyo gihe bwagira igisobanuro, and you live a joyful and happy life. ni nacyo gihe waba wishimye kandi unezerewe. This is how God wants to guide us. uku niko Imana ishaka kutuyobora. I really hope that you can also open your heart. niringiye ko wafungura umutima wawe, You learn the purpose of your life wige intego y'ubuzima bwawe, and you learn the heart of your Creator. wige umutima umuremyi wawe agufitiye. You will come to discover a new and complete, wonderful life. icyo gihe uzatahura ubuzima bushya kandi buhebuje. So I'll speak up to here. kansoreze hano, We shall continue for next time. tuzakomeza ubutaha. Let's pray. dusenge. Dear our Heavenly Father, we thank you in this moment. ndetse mwiza wo mu ijuru tugushimiye aka kanya. Father, for many years we have been living, just centered on ourselves. ndetse imyaka myinshi twabayeho twirebaho. Satan has caused us to live our life only thinking about our desires and our will. satani yaduteje kubaho dutekereza ibyo turarikiye n'ibyo dushaka gusa. But now we have come to discover that there is a Creator who created us. ariko dutahuye ko hari umuremyi waturemye. He did not create us in vain. ntabwo yapfuye kuturema gusa by'ubusa, He has a clear plan and a clear purpose, in giving us our life. ahubwo yaduhaye ubuzima afite umugambi n'intego byabwo. And Lord, foolish people, they just live on their own. ariko abapfapfa abo ngabo babaho ku bwabo, They do not think about, the will of the Creator and His heart. ntabwo batekereza ku bushake bw'umuremyi wabo. Because of that, their lives become useless. ibi bituma ubuzima bwabo buhinduka imfabusa, And, people's lives become corrupt. ugasanga abantu barangiritse. So many people commit suicide hari benshi baniyahura because they don't understand, the meaning of their life. ko batumva igisobanuro cy'ubuzima babayeho. Lord, when we just believe in our thoughts, iyo twizeye intekerezo zacu nyagasani, we see how we go astray from the truth. turareba tugatana ukuri. But thankfully, Lord, you have written this Bible ariko turagushimiye nyagasani wandikishije bibiliya, so that through the Bible we can come to learn your heart and you can come to learn your providence. kugira ngo muri yo twige umutima wawe n'impuhwe zawe. I show you all followers will be listening to this word. uretse abakurikira ijambo bose, Please bless us and allow us to discover your heart through the Bible. duhe umugisha kandi twemere gutahura umutima wawe muri bibiliya. I believe you want to guide us in the life of joy and happiness. niringiye gushaka kutuyobora mu buzima bw'ibyishimo n'umunezero. So please open very wide our hearts rero fungura imitima yacu mu buryo bwagutse, and allow us to establish your word into our hearts. twemerere kwimika ijambo ryawe mu mitima yacu. Lord, as we are learning your word, I believe you lead us into the amazing life. igihe twiga ijambo ryawe nizera ko uzatuyobora mu isi nshya, isi ihebuje yawe. Lord, we thank you. turagushimye. I pray that you keep blessing all these sessions. komeze uha umugisha ibi byigisho byose. We worship your name. duhimbaje izina ryawe. We pray all these things in the name of Jesus. byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen.
amen. Yes, thank you very much. Murakoze cyane, I hope to see you next time. naho ubutaha.